haya basi, haleluya. Bimeze bite? Nakubwiye ngo uyu munsi tugarukanye amavuta. Mbifuriza Pasika nziza ndetse mbamenyesha ejo bundi ndikanyarira narabasengeye cyane. Nsengera intambara yo muri Ukraine. Tugiye kureba ako bise ntaga filime ka Yezu. Nta nubwo ndi bubabwirize. Hey! Nyuma ya Emeline Penzi akubwira ati Mana ubahwa kubw'ibyo wakoze. Reka Emeline ashimira Imana cyangwa se ashimire Yezu ibyo yadukoreye. None nze mbereke ese ubundi kuki Emeline Penzi ashimira uwo Yezu cyangwa Imana ibyo yadukoreye. Uraje ubibone impamvu usanga umuntu avuga ati ubahwa kuko hari ikintu wakoze. Banze urebe kano karirimbo keza. N'umuhanzi kazi Emeline. Wumve mumvura yiruka. Kurikiwe n'abamuvuma ariko muri bo ntawe utegeka, abo bose bamuvuma. Ariko ayo magambo uri kuyumva, ndaje twirebere filime yacu. Reka nze gatonya kambe nsoma kuri Fanta. Uyu munsi ni Fanta. Hey, kabagereho ndaje. Ndi mumvura niruka ntaziyonerekeza, nkurikiwe n'abamvuma ariko nawe utegeka. Ijambo rimwe gusa ryabaga rihagije ngo bakwire imishwaro, bishwe n'ikimwaro. Ijwi ryawe ryuzuye imbaraga kugeza naho rirangurura, ingoyi zose zigacika. Burya warandokoye, nabonaga birangiye, aho imbaraga zanjye numvaga zirangiriye, niho watangiriye. Ubwisanzure bwinshi iwawe ndisanga, warwanye inkundura uranahababarira, ukirira ubugingo bw'umunyabyaha nkanjye. None wangize umutoni ku ngoma, kandi kuko idahaguka nanjye sinzapfa. Naho rirangurura, ingoyi zose zigacika. Burya warandokoye, nabonaga birangiye, aho imbaraga zanjye numvaga zirangiriye, niho watangiriye. Nabonaga birangiye, aho imbaraga zanjye numvaga zirangiriye, niho watangiriye.
Hey! Nuko dutangiye filime yacu bimeze biti njye wumva ndacyari Rocky abanzi ubundi ntago bangereranya abamenye ntago banshidikanyaho Icon Productions. Hey! Re filime sibyo ureba amagambo tugiye gutangirana utega amatwi ati yarakomerekejwe kubw'ibyaha byacu arashenjagurwa kuby'imyitwarire yacu mibi mu bikomere bye niho twebwe twakiriye. Ayo magambo ari muri Yesaya. Ibaze ko Yesu bamuhanuye kwandikwa muri Yesaya habura imyaka 100 kugira ngo avuke. Hey, ngo mu bikomere bye niho twebwe twakiriye. Yarakubitaguwe kugira ngo twebwe azira ibyaha byacu. Bimeze bite? Hari mu masaha y'ijoro. Nijoro rimwe urebe filime. Hari mu gashyamba mu masasa nkakuze y'ijoro. Mw'ishyamba. Mva magambo. Mw'ishyamba. Haruriyo. Tu. Mw'ishyamba haruriyo. Mu gicuku. Mu gicuku. Hey. Kumve. Hano haruri gusengera mu masaha y'ijoro. Wenyine nko kura natwe tuvuga tugiye kanyarira kugira ngo twiyegereze Imana buriya mu butayu na ahantu dukunze kuganira n'Imana cyane cyangwa se ukirira mu saa y'ijoro mu gicuka waba uri hose ugasenga barakwereka no ruri gusenga bimeze bite ari gusenga mu gicuku za saa 9 zibura saa 10 ari gusenga Adonai muri kubyumva ariko Adonai cyanago mubyumvishije amaze gusenga yaje hano harabasinziriye tu hano harabasinziriye wavuye gusenga muri cyagiye dusenga saa 9 abandi baba baryamye bakumva ko tuzasubizwa bimwe shigukira hejuru bishoboka ese nubwo mwabasha gukanura isaha imwe mwigishwa bikugendekeye bite mpamagara abandi oya Yohana sinshaka ko bambona ameze gutya afite ubwoba ari gusenga ni Yesu yari afite ubwoba ari kurira ese duhunge mugume hano mwe mukanure cyane muncungire ngiye gusenga nanone harabwira abo bari kumwe atese arabwira Yohana bari batatu nawe wa kane nabamuherekeje ku musozi gusenga icyo gihe urebe muri rya joro ese umwigishwa afite ikihe kibazo ndabona afite ubwoba cyagiye turi kurya yavuze ku bintu byerekeranye n'ibibazo bishobora kuba yavuze ibyerekeranye no kugambanirwa kwe hey! Bakiro bikanga muri mw'ishyamba izuba ryari ryuzuye mu gicuku muri iryo joro tuvuye hariya tugaruke ku batambyi n'abakoresha bikora harubari imbere urebe turagwa 30 Yuda urarya 30 ntago yarenze ibyo nibyo nje nawe twumvikanye sibyo yego 30 ndayarye Yuda yaraje gusaba 30 ya kera yari menshi ntuzumve ngo ni igiceri cya 20 n'iki10 cyo gihe yari amafaranga menshi kuko Yesu yari umuntu uri VIP ntago bari kumugura ibintu biciriritse to Yuda bamuhaye amafaranga banamusuzuguye ubundi umuntu wese ugambanira inshuti ye cyangwa muvandimwe ntago nawe wamwuba buri muntu naza akakubwira amagambo ku nshuti amusebye abazi ko utari kubona ko nawe yakuvuga Yuda amafaranga bayamwishiye bamusuzuguye ibyo ni byabaye muri rya joro ari naryo ryiri turimo arabaryita ngo no gatanu mutagatifu hehe rero ari hehe ari hehe bayisomoza ngo ko tukwishyura ari hehe uwo tukwishyuriye muri iryo joro muri kagashyamba bari gusengera nimba nahagereranya na hano hari gusenga Yesu yaraje arasengera afite ubwoba hari mu ijoro ndagira ngo ukurikire filime ariko yari afite ubwoba
ubwoba Yesu atazagira n'ukubeshya. Yaranariraga. Wumva amagambo. Osina othia boy. Yaravuze ati nyumva data. Kuma. Bezerati. Haguruka undwanirire. Niko yasengaga avuga. Abwira Imana. Shabreri mereshetashe. Ndakwinginze ngo ntabari no mitego banteze. Nyagasani. Yesu nuko yasengaga avuga. Nyo. Rebi. Ari gusenga. Hari uwashara mubwira ati se ko kurizera. Wizera ko umuntu umwe yakwikorera umutwaro w'icyaha. Nyagasani ndengera. Uwo ni Satani waje kumwongorera. Burari igihe uri gusenga Satani akaza kongorera kubwira ibindi. Yesu ari gusenga Satani iramugereza akabwira muri weho niho nkeneye ubwihisho. Nuko Yesu yabwiraga Imana. Nta muntu wakwikorera uno mutwaro w'icyaha ari wenyine. Uyu mutwaro uremereye cyane. Gutabara ubugingo bw'aba banyabyaha bo mu isi birahenze cyane. Byakuvuna Yesu wabiretse. Nuko Satani yamwongoreraga amubwira. Na Yesu yarageragejwe nkanswe uri kureba iyi filime. Wo mu gatsata. Data. Kuletikeho. Wowe ushobora byose. Hengehel. Kostegete mini. Yaravuze ati ese nimba bishoboka ntago wareka iki gikombe kikandenga. Ariko nimba bidakunze ubushake bwawe bari bwo buba. Icyo ushaka bari cyo gikorwa ntihakorwe ngewe icyo nshaka. Ariko bikunze icyo gikombe wakindenze. Ariko nubona bidakunda hakorwa ubushake bwawe ntihakorwa ubwanjye. Vuze ngo Yesu no yageze wakumva yabwira Imana ati ubundi ibi bintu waba tubiretse. Niko ko mbona bikomeye. Ariko none akongera akabwira Imana ati ariko nimba biri mu bushake bwawe ko mpfira abantu. Bibi mu bushake bwawe ntibibe ubwanjye. Bivuze ngo byari biteye ubwoba. Satani nawe ari hafi mu gutwa mwongora amubwira ati ariko uri mu biki. Ese so urisenga ari hehe? Umva Satani. Iso uri gusenga ari hehe? Uramwumva ariko? Kwa kundi nawe usenga ukumva ijwi rikubwira ati aya masengesho yawe urabona hari umuntu uri kuyumva. Turi Shitani. Yesu yakomeje gusenga afite ubwoba. Shitani ahari urebe filime. Shitani ahari urebe yatangiye kwireba mu myenda. Yesu ubwo yari ari gusenga Shitani mu myenda yatangira kuva y'inzoka. Turashize. Hey. Yesu yakomeje gusenga adafite ubwoba. Izo nzoka Satani amwoherereza atazitayeho. Komeza gusenga. Tuntu toto ku Mana. Nzoka ziraza ziramutundagira Satani yoheresha arakomeza arasenga. Barokore tujya tujyana za kanyarira babona akantu gakomye inyuma ari nk'akantu karaho kakabeba kabona avuye mu kwizera. Yesu yarasenze iryo joro ari kanyarira inzoka zikamutondagira agakomeza kayisenga. Hey, yizeye nta gihunga. Katurore. Urebe. Maze gusenga yanzoka ahita yikandagira ahita yiha ibyayo. Yesu buriya hari n'ukuntu yatwikagamo inzoka ubonye ibintu ayikoreye. Yari afite kwizera gushikamye ibyo akora bizi. Kumushumuriza inzoka ngo tuzazikandagiza agatsinsino zo na skoropiyo niko Bibiliya imbwira. Muri iryo shyamba bakiri gusenga barakwereka abasirikare baje hano. Yesu yavuye gusenga noneho ubwoba bwashize. Urabona ko kwesenga gafite ubwoba kimara gusenga agarutse yujujwe ameze neza. Muri gushaka nde? Yuda n'abasirikare. Yesu icyo gihe ntago bari bamuzi. Turi gushaka Yesu w'i Nazareti. Yuda arebye
ati Yesu ashaka kwiruka, wariye amafaranga yacu, garuka umutwereke, ni njyewe we. Yuda, wariye amafaranga yacu umutwereke. Icyo gihe nta mafoto yabagaho, na Instagram ntaki, washoboraga kumva ngo habaye icyamamare bita runaka Yesu ariko utarabona isura ye, ku buryo byasabaga bakenera umuntu uza akababwira ati njye n'uyu ndamuzi, umwe mujya mwumva ukora ibi n'ibi. Niyo mpamvu Yuda bamwishyuye kamubereke umuntu babanye, kuko icyo gihe nta mafoto yabagaho wenda ngo uravuga ngo umuntu muramuzi, mwumvaga ibikorwa ariko isura mutayizi. Bite Rabi? Rabi menya bivuga mwigishwa. Dore ngaragambana. Yaje yisomesha Yesu. Yuda Labaranash Binashak. Uragambanira umwana w'umuntu umusoma. Abasirikare bamubonye tayari. Yesu yari kumwe n'abigishwa batatu. Icyo gihe yagiye gusenga ku musozi, bandi basigaye. Katurira Yesu baramubonye. Arambwira turagambanira umwana w'umuntu umusoma. Yesu yitaga umwana w'umuntu. Impamvu yabyitaga ko ari ukugira ngo mutazavuga ngo n'umwana w'Imana afite ibibaraga birenze, ariko isi yari umuntu nkatwe twese. Ariko agahangana n'ibibazo byose, akababara. Yo mpamvu yitaga umwana w'umuntu kugira ngo namba iratangira. Fata abigishwa be. Bebe. Abinkwakuzi bacaho. Ababanye na Yesu binkwakuzi bariruka. Nawe ndebere. Film. Jewe. Turi ntambara. Yohana arirukanka. Ayabangira ingata yewana. Hano hari uwasigaye urwana. Hari uwasigaye arwana. Uwasigaye arwana. Yesu ahagaze hamwe atuje. Atuje. Mubigishwa barukuyemo inkota. Ahita baga ugutwi k'umusirikare. Baga ugutwi k'umusirikare. Bizi biti. Ibi ni ibyabaye. Izi filime uzisanga ku gasobanurifilms.com. Urebe filime. Bamwe mu bigishwa ngabo bari guhunga. Bigishwa baracitse, abasirikare basigara hano. Umwe mu bigishwa yarafashwe. Utemye ugutwi umusirikare yarafashwe. Inkota ye. Yesu aramwegera. Aza kuri wa musirikare batemye ugutwi. Uwo ni Yesu. Yaje kuri uwo musirikare bamaze gutema ugutwi. Atuje, afite ukuntu yakoraga ibintu byatuje. Niba ugutwi baragutemye. Arangije afata cya kimanyu cy'ugutwi batemye. Kefa. Petero, Bible. shira inkota yawe hasi. La krova. Big krova gebut. Kuko ababeshejweho n'inkota bazanicwa n'inkota. Nyagasani. Ko yabwiye Petero. Arangije agurutse umwe muri babasirikare bari baje kumufunga. Shira inkota yawe hasi Petero. Petero yarakomeje kurwanira ishyaka Yesu avuga ati ariko mukora ku muntu kuri boss gute? Buriya mu bapampe bawe ntiyaburamo ipampe rya kurwanira ishyaka. Uwo ni Petero. Yo. Wa mugabo yamusubijeho ugutwi ko basirikare bikangamo. Bo baje gufata no kubatabara. Baza kwa muje ngo yamukira umuntu wakaba ari kubatabara, amatwi yacitse akayasubiza ariko baramufata. Abasirikare babahawe order. Wa undi akasubijeho ugutwi we yikanze mu. Markus yaguruka. Turamufite Markus yari ikanze. Markus gucika ugutwi umuntu akakugusubizaho barangiza bakakubwira ngo umufate. Markus yabuze imbaraga zimufata. Yesu nuko bamuziritse uwo munsi. Ndagira ngo urebe filime. Kubita imigozi. Mokaritasi we. Yesu Kristo. Hano hari umugore wikanze. Ni babiri. Maria. Kumbe ni nyina wa Yesu. Mubyeyi buri umwana hari ikintu kimubaye, hari ukuntu amabere yikora tonsa akabyiyumvamo. Maria yabyiyumvishemo ku mwana we bitagenze neza. Kukiri ijoro ritandukanye n'andi majoro. Kwabaza ni Maria nyina wa Yesu. Kubera ko mbere twari abacakara, none ubu ntabwo tukiri abacakara. Uno wamusubije bari bari kumwe. Bakiraho waje. Bamufashe. Niyo makuru yabazaniye. Uwo ni Yohana wazanye makuru. Ngo bamufashe.
yaje kubwira mama wa Yesu uko ubizi umwana wese yagize ikibazo afunzwe ahuye n'ikibazo feri ya mbere umuntu wa mbere uhabwa amakuru ni famiye. Petero yaje kureba wa musirikare yaciye ugutwi. Petero yarebye wa musirikare yaciye ugutwi abona ugutwi bagusubijeho ahita yiruka ibye. Ni byabaye yo Yesu nuko bamuzanye bamukubita bagenda bamutera utuntu twa hato na hato bamuhondagura. Urabizi burane habura abanyarugomo. Nyagasani dore umunyururu bamurengeje imanga guhanabona Yuda wamugambaniye. Yesu Kristo turi Yuda yarebye umuntu yagambaniye abona ibintu bari kumukorera. Dore ukuntu bamuziritse bari kuvunagura bamurenza imanga. Yuda nawe umutima utangira kumucira urubanza. Aho uzi kugambanira umuntu kubera amafaranga ukabona bari kumuvunagura. Yuda nawe byaramucanze. Yuda ari hano cyawe tangira kubona amasura y'amadayimoni. Cyawe siko ntakeza ko guhemuka. Muri iryo joro rwaje hano gukomanga. Hamagara abantu bose bashoboka mutegura urukiko. Tugiye kuburanira ijoro. Bagiye kurukatira umuntu. Yo. Muri iryo joro muri filime. Yo. Hey. Yo. Hey. Ni byabaye. Nakubwiye ngo ndaje turebere hamwe ese byagenze bite. Força! Dama! Do. Wa mukaritasi iki kirori si cyawe baranatukana gacera we. Kwirika. Petero. Uyu ni nyina wa Yesu. Petero. Nyina wa Yesu yahuye na Petero. Ko byari biri kubera. Ibice bijya mbere hano. Mama, adzuruhom. Abari imbere muhagarike. Bamufunze. Asuleha. Bleya. Mwibanga mwijoro Yesu yafunzwe mu buryo butemewe. Adaminkam. Adzuruhom. Mubahagarike. Πανασμούλιο. Kuki usakuza madame? Mama tfase. Ninde bafunze? Yes. Bafunze Yesu. Dinzare. Yesu w'i Nazareti. Ceceka. Stuki! Ceceka. Chahu. Uriya ni umusazi mu mwihorere. Bari baje kumuregera Barumani wibuke bari barakoronije hariya muri Isiraheli. Umugore yaraje kubaregera ati Yesu abayobozi bari bamufunze abatambyi n'abandi bayobozi b'ina abasirikare. Ntago byari byemeye gufunga umuntu gutyo mu gicuku. Noneho ku munsi w'ikiruhuko isabato ngo yatangiye ninjoro ntago byabaga byemewe. Cyangwa buranishwe. Ius nobis eundum est, eis nunciandum quod molestia ugescit. Genda uvuge ko hari ibibazo byinshi bishobora kuza kuba hano. Ero idiota. Genda ubwire Abenabel. Genda. Baby.
barakwereka bagusubijeho inyuma gato. Yesu mbere yuko afungwa reka bakwereka yarabaye hate. Yabaga ari mu rugo ari umubaji, babanje kugusubiza inyuma bakwereka ubuzima yarabayeho. Yari umubaji mu rugo, yababyukaga bazo yuko Yesu yari umwana ngo w'umubaji. Iki ni iki ba Yosefu. Yesu we nuko mama yamuhamagaraga. Yesu ubundi yakoraga akazi nk'aka kwizerwa nawe arabazi intebe ibitandiki ararenze arayoboye akorera cyari siko narinzi ko kwizerwa arenze no kuri Instagram yitwa kwizerwa arts kimwe family akora intebe nziza cyane. Yesu nawe yakoraga nkabo imeza ni ndende. Hi. Yini yandi Nash Kharathia. niyo umugabo w'umukire mama ni Yesu. Ratsemekal Qaim. Akunda kurya ahagaze se ko wamukoreye imeza ndende. Ratsemekal Kidna. Akunda kurya ameze uko. Laya. Karsi. Afite intebe ndende ni imeza ndende. Akunda mukora n'intebe ndende. Gusa intebe sindazikora. Ni mama. Baza kureba bari kwipima ku meza y'ingagari yabaga yabahaye commande. Yesu nyine nawe yakubyukaga higa ubuzima nkatwe twese. Niyo mpamvu bakubwira ati nawe yari umwana w'umuntu niko yitaga ati ndo umwana w'umuntu. Byukaga nawe higa ubuzima abaza. Hewe. Arangiza ukabyuka navuga ngo ubuse ndari iki. Ntujye gukora ahubwo ukirirwa gusenga ntukore. Na Yesu yanyuzaga makabaza niki. Banza ukaraba intoki ubone kujya kurya se. Uwo ni mama. Yeah. Nibyo ari kwibuka uba bamufungiye ukuntu yarabayeho ubuzima bwiza na mama we niki kureba hirya abona mama we n'abavandimwe hirya Karinaga gasani Shari Adonai. biratangiye nyagasani. Adonai bivuga nyagasani. Reka bibe niko Mariya yavuze. Mariya yaravuze ati biratangiye menya yarabizi bigiye kuba. Ati reka bibe. Barakwereka muri iryo joro tuvuye aho Yesu bari bamufungiye ukurikira akantu kandi ntagire ikintu kigucika. Hari umugore uri kurota nabi. Yako hari ibibazo. Nyoskas. Babarire. Quidvis. Ikibazo ki? Tumultus ad murum. Hari ibibazo byabaye. Profetam quendam. In custodiam. Kayifa yafunze umuhanuzi. Inde? Galileum quendam. No munyegalileya. Videtur Phariseus es eumodis. Kigaragara abafarisayo uwo muntu baramwanga. De quale quimini? Muri kuvuga nde w'umunyegalileya. Anarek dithai blununa. Uyu wamfunguriye muzanye hano ninde? Suring Dimitrashisha. Mwamushize mu minyururu nkaho ari igicibwa. Maragasha. Ni Yesu w'i Nazareti uteza ibibazo ahantu hose ageze. Anti-Yeshuansa. Niwe Yesu w'i Nazareti. Amrin diant Ko bajya bavuga ngo uri umwami se? malkutat. Ubwami bwawe buri hehe? Mandi malkinate. Ese ubundi ukomoka kuwe muryango wa cyami? Vuga se. Ni ba Rwabugiri ni ba Nagaryetia. wari umwana w'umubaji uri nk'abakwizerwa wiyita umwami uti nuko bamubwiraga. Ramkhua Shamagia Birkuvalach. Bazazamuka mu ijuru. Vra. Kuki ntacyo uvuga? It blalach. Bakuzanye hano nk'umuntu uhakana Imana. Ma elna amer. Urabivugaho iki? Eachlach. Isobanure. Naptaya Malilasle Ara. Navugiye mu ruhame mbwira abantu bose. Narigishije. Ahodati Koya. Nigishiriza mu rusengero abantu bose bateraniraga. Bishmai Milayati. Ahubwo ngiye ndumva mwajya kubaza abo ngabo nigishije. Urumva ukuntu ubwira abayobozi b'abatambyi bakuru waniyemeye. Bamukura iryinyo warasubiza abayobozi b'abatambyi ngo bajye kubaza abo wigishije. Yesu nawe hari ukuntu buri utapfaga kumubaza ubusa. Uramubaza ubusa ubwira ati ariko nigishirije mu ruhame mujye kubaza abanyeshuri banjye nigishije. Kuko sinigishirije mu ibanga. Nimba hari ikibi navuze mubwire ikibi navuze. Ohela. Nimba ntacyo
Malitima. ese muri kumura iki? Hari ikibi navuze? Ahushi la te, Kamer. Reka noneho twumve abakumvisha uvuga ibintu bihakana Imana. Malhom. Reka tubumva abagushinja. Bezdawaya bekit bus. Yagiye avura abarwayi akoresheje maji. Trat shedaya. Yakoreshaga amadayimoni akavura maji. Narabyiboneye akavura abantu barwaye. Rash shedin. Betra shedaya. Abarimo amadayimoni agakoresha andi madayimoni akayabakuramo. Laya. Agasani. Bari kumushinja. Melek Yahudaya. Uzikajya niyita umwami w'Abayahudi. Nakos. Kareli barela. None yajya gukabya akiyita umwana w'Imana. Bet Gadish. Yanavuze ko azasenya urusengero rw'Imana gakarwubaka mu minsi 3. Mu byaha Yesu yashinjwaga harimo n'icyaha cyo kuvuga ngo yajyaga abwira abantu ati ngiye urusengero narusenya rwubatswe imyaka myinshi amajana yarusenya akarwubaka mu minsi 3. Ni nko kuvuga ngo wasenya KCT reka mbaho urugero ukayubaka mu minsi 3 uri umwe. Ibyo bintu rero babifataga nko kubahakana Imana. Antun kulkom nazin Rakashoki. Muceceke cyangwa namwe mwese yabaruzi. Sakhadu di Rakashoki. Mungaragariza ibimenyetso bw'ibibi yakoze Staku. cyangwa muceceke. Dina. Makabal. Abantu bose bari hano barakaye. Bilabe Sahalin. Inun. Kleba. Igaba. Ibyo numvisha hano abantu basanga bari kuvuguruzanya. Nta kintu kizima muri kumushinja ngo bamwigizayo. Yesu sasa bisa nkaho ibyaha bamushinjaga ntibifatika. Bamwe bati yavuze ibi ariko ukababwira ati niki kibi navuze. Batangira gusubiramo. Ninde watumije ino nama? Ubundi muri iki gicuku ninde watumije inama? Ubundi abandi bagize komite bari ngo duca urubanza nawe baramusora. Yesu yaburanishijwe mu masaha y'ijoro, abacamanza n'abandi bafata imyanzuro badahari, ndetse isabato yanatangiye mu gicuku kuwa 5. Bivuze ngo byari bihabanye n'amategeko. Yesu urubanza rw'ubundi abahamya nibo njye mbona banariza bavuga ngo urubanza mu mateka rwanyuze mu mahuguru utanyuze mu mucyo. Nta kindi ufite cyo kuvuga? Ke an eshalak. Reka rero nkubaze musore. Yeshu Ansare. Ngo Yesu w'i Nazareti. Amar lana. Tubwire. Ant Meshiach. Ese koko ni weho Mesiya? Bar. Ni weho mwana w'Imana nzima? Habaho n'Imana zitari nzima z'ibigirwamana. Baramubashije. Ehuena. Uwo ni cye bavuze ariko. Takson baranashi. Umwana w'Imana muzamubona. Tepa ananesh. Ubwo nzaba nicaye iburyo bwa data ari kumanuka mu gicu. Icyo gihe bagufata nk'umuntu ahakanye Imana. Uyu muntu ahakanye Imana batambye biciraho imyenda we ngo tuzamubona yicaye iburyo bw'Imana amanuka mu gicu. None nta wundi mutangabomye dukeneye kuburanira. Tubwire umwanzuro wawe. Umwanzuro w'urukiko nutangwe. Yesu icyo cyaha nicyo yazize. Uravuga ngo uri umwana w'Imana. Imana niza muzaba mwicaranye munaganira mucata. Bamukurira irindi ryinyo baranamucira. Mana uraza uvuga ngo uri umwana w'Imana. Hey. Baramuciriye, baramukubita, baramuciriye. Gusa yababwiraga ibyazi neza kari byo. Baramukubise, baramucira. Muceceke. Wana mumutwegereza tumwica uwo muginga. Yesu kugira ngo umenye ko abantu batuye isi ari abagome nta n'umuntu wabaneza. Hari n'abamushinjaga ngo yigeze ngo kuvura umuntu urwaye ngo ku isabato. Abo bari abahirika b'icyo gihe. Nabyo biri mu byo yashinjwaga. Wese twakubonanye n'uriya munyegalileya ngo ni Petero. Nawe uri umwe mu bigishwa be. Reka. Uriya muntu ni ubwa mbere mubonye sinanamuzi. Petero ngaramwiyaga. Yo Petero umwe mu bigishwa ba Yesu. Gasani. Petero baramufata. Petero abonye ibyo bakubise Yesu. Ukuri uwo Yesu sinanamuzi. Yesu sawa ubwo yaririmbye yihe. Uwo muntu ntago muzi. Petero yarebye ingumi Yesu ari gutamira. Abona inkokora. Uyu ni Petero umwe mu bigishwa ba Yesu. Mwanyibeshyeho. Yareba ibintu bari gukorera Yesu. Ni ukuri Yesu simuzi.
uri mu bibazo nta muntu wapfa kwemera ko muziranye. Wowe wirirwa kuvuga ngo inshuti ngo zo kwisi ngo mubana mu bihe byiza mu bibuka zibu. Na Yesu se ko byamubayeho nkanswe wowe. Petero Yesu yaramurebye. Petero atangira kwibuka. Ari gusangira na Yesu amubwira ati uzajya hose nzagukurikira Yesu. Wajya muri gereza Yesu nzagukurikira. Yesu nunapfa nzapfana nawe. Nuko Petero yajyaga abwira Yesu. Reka mvuge ngo bibe gutya ariko ni Yesu. Mbere yuko inkoko ibika mu gitondo uzi kuri buza kuba unyihakanye gatatu wowe uri kumbwira ngo tuzanapfana. Niyo magambo Yesu yabwiye Petero. Yesu yarebye Petero bari kumukubita. Petero arabyibuka yumva umutima umuciriye urubanza. Ariko uzi kuba uri kubwira umuntu ngo tuzabana nunapfa no mu rupfu tuzabana nta n'amasatana arashira ukahita umwihakana gatatu ngo nuko bamukuye amenyo abiri. Petero yumvisha umutima umuciriye urubanza. Rero Petero yahuye na nyina wa Yesu. Petero yahuye na nyina wa Yesu amaze kwihakana Yesu yumva ameze nk'umuntu uhemutse. Katorore iyo uri mu bibazo abantu bose barakwihakana. Byahereye kera na Yesu byamubayeho nkanswe wowe uri kureba iyi filime. Yesu ndamwihakanye mwihakanye inshuro 3 yaje kubibwira nyina wa Yesu. Ndamwihakanye. Petero yagiye ababaye kumva ko yihakanye Yesu. Katorore tugende turabatambye ewana biriya bintu ni ugusebya Imana yacu. Hari abantu bavuga Imana bakayikabiriza ukagira ngo nibo bayibyaye ahubwo cyangwa yo irabasenga. Batambye bari mumurekure. Wo ni Yuda. Musubirane ibiceri byanyu 30 Yesu mumurekure. Yuda yagarutse gusubiza amafaranga burya. Nakoze icyaha nagambaniye amaraso y'inzira karengane. Yuda yagezeho nawe ubona umutima uri kumucira urubanza. Musubirane imiringa yanyu. Ntago ngishaka imiringa yanyu. Nimba ukeka ko wagambaniye inzira karengane ibyo ni ibikureba. Fata amafaranga yawe twagwaye ujye kuyarya mu buzima. Yuda amafaranga burya yaranayabagaruriye. Yuda amenya yaragurishije Yesu azi ko bagiye nko kumukinisha cyangwa ari bukore bya bintu yajyaga akora byo gukoresha imbaraga zidasanzwe akabura kabacika. Abona byakomeye bari kumuvunagura. Dore Yuda ahantu yayisaza. Yuda yajana umutima umucira urubanza. Hura n'abana bari gukina. Ni ikibazo ki? Mbise neza. Niba ku munwa uri kubona iki? Keneye ubufasha tugufashe. We uzikari no kuva amaraso. Yuda Isikariyote. Mundeke njyenyine. Mundeke. Mumve mwa Satani mwe twutwana. Ariko uzi ko ufite umuvumo. Uyu mugabo afite umuvumo. Uwo ni Yuda. Ufite umuvumo wa kigabo uri ikivume n'abana. Bana bagiye kuri Yuda batangira kumwita ikivume. Yuda atangira kurwana n'abana yarwana n'abana akabona bafite amasura nk'ay'amadayimoni. Bana batangira kuruma Yuda. Abana Yuda akabona bafite amasura nk'ay'amadayimoni. Yesu dore ibyabaye. Yuda yari utwana akabona dufite amasura nk'ay'utudayimoni. Yuda kubera kugambanira amaraso. Buriya baravuga ngo amaraso ni mabi kugambanira umuntu. None ibaze kugambanira amaraso ya Yesu. Ni amahoro wari kubona. Yuda yabuze amahoro muri iryo joro. Barakwereka mama wa Yesu yari ahari. Aha twahita nko kuri burigade kumwe nyine aho byabereye abe famiye biharaho kuri burigade baje kureba bimeze bite. Nyina wa Yesu yari ari hano. Yeah. Mariya yaje hano muri iryo joro.
Yo. Katururi. Hey. Yesu nabo baje kumuzirikira. Bwarakeye. Mu gitondo Yuda abana bakomeje kumwirukankana, abana urabizera igihe avuga ati kisininga igisazira. Yuda yabuze amahoro, abana bamubuza amahoro, umutima ugize kumucira urubanza, abana bamwirukankanye guhera mu gicuku kugeza mu gitondo bamukiniraho. Nyagasani, Yuda dore ibyamubayeho. Hey. Yuda abana baramwirukankanye ijoro ryose. Ijoro ryose. Yo. Urebe. Hey. Baramucira, baramusakuriza, yabaye nk'umusazi, abana baramusajije neza. Ibyo ni ibyabaye. Rebe. He? Yo. Yuda yageze hano abona nimba ari ihene, nimba ari intama yapfuye yabuze, afite umugozi uyiziritse. Ni Yuda. Amasazi. Ibi ni ibyabaye kuri Yuda. Icyo yakoze nta kindi yaraje afata wa mugozi yarabonye kuri iyo ntama amanika hakuno. Amanikana ahita yiyahura. Yuda ibye byarangiye yiyahuye. Noli hunc hominem Galileum condemnare. Sanctus est. Akurora umugore wa undi warayarota nabiravuza turiya munyegarira n'umukatira urubanza. Denuncione me molestie, Claudia. Claudia urambaza iki? Station. Ista plebecula ibi. Bari kumbwira ngo ni ikibazo gikomeye kuri uwo mugabo, reka njye kureba bimeze biti. Ni Pilato. Baramuhamagaye. Yesu cyakurikiye mu rucerera. Bamuzanya umugore wa Pilato yari yarayarose. Abwira umugabo ati uwo munyegarireya ntumukatire ijoro ryose, yambaye ibirenge, inyota ku nzara kuki yakubiswe. Katorore. Yeah. Bamuzanye hano. Yesu. Barumani bavuye batanu. Ese buri gihe muhana imfungwa zanyu mbere yuko muzihana? Ubundi uyu mugabo muramushinja iki? Uwo ni Pilato. Cyiza. Iyo abatakoze nabi ntabwo yari kuba ari hano. Ibyo si byo nkubajije. Ese iyo mumucira urubanza mukurikije amategeko yanyu? Twebwe ntabwo tubyemerewe. Kuba twatanga igihano cy'urupfu. Abaromani nibo batanga igihano cy'urupfu. Uyu mugabo yakoze iki ku buryo muhanisha igihano cy'urupfu? Yarenze ku mategeko y'isabato. Agasani. Komeza umbwire. Yayobesha abantu. Abigisha amabwiriza n'amahame atariyo y'Imana. Yesu bamushinjaga. Uyu si wa muhanuzi nabonye mwahaye ikaze
mumuramburira ibitambaro imyenda mu muhanda iminsi 5 ishize none muri kumwita ngo yigisha ibinyoma rimwe mwamwakiranye yombi. Yesu yari yashize iminsi 5 bose bamwakiriye ngo nk'umwana w'Imana barambura ibitenge n'imyenda acaho. Nyuma y'iminsi 5 bahita bamwica. Bivuze ngo ya maboko agukomera amashyi nayo yakuniga. La hodala le rashasa. Uyu mutambyi naga kubwiye icyaha gikomeye uyu mugabo yakoze. Lehewe Reshamon. Uyu mugabo ni umuyobozi w'agatsiko. Leh bar David. Kamabandi ngo gasingiza ngo Dawidi. Pana gubernator. Hajya niyita ngo ni Dawidi. Doneino. Malkam Dabar. Yehudeya. Ajya avuga ngo niwe mwami wasezeranijwe abayahudi. Ndetse abayoboke be yababujije kunamira umwami w'abami. Kandi ubwo yari umuromani ni Kayizari. Mumuzane hano. Muzane bamuzanye kwa Pilato. Impamvu batamukatiye amategeko y'iwabo bano bayahudi ko ntago bari bemerewe gutanga igihano cy'urupfu kandi barakoronijwe n'abaromani nibo ubuyobozi bwo hejuru bwafataga umwanzuro nk'ukazi. Bamwegereza Pilato. Urebe filime. Pilato yari yarahumuye. Yo. Leonari urakenewe. Boss. Ite. Komeza. Gende. Steak. Inywa. Yesu icyo gihe bamuhaye ibintu nganywe. Pilato. Yesu aramubwira ati wapi? Hari ibintu tutanywa. Kant meleke Judaya. Niweho mwami w'abayahudi koko. Ese iki kibazo niweho giturutsemo? Cyangwa ukimbajije gukumvisha n'abandi babivuga uri nyamugiyo bigiye mu yandi magambo. Kubera iki byo nabikubaza? Ubundi ndi umuyahudi. Abantu bawe, abatambyi bawe, biwanyu. Bari gushaka ko wicwa. Wabakoreye iki wakoze iki? Ese koko uri umwami? Yesu. Ubwami bwanjye ntago ari ubwo muri iyi si. Ubwami bwanjye buza kuba ari ubwo muri iyi si. Ese abayoboke banjye bari gutuma munkora bino muri kunkora? Wapi? Bivuze rero ngo uri umwami. Niyo mpamvu navutse ni ukugira ngo nzabe umwami. Kugira ngo nzabe umuhamya w'ukuri. Kugira ngo abantu bose bazumve ukuri guturutse mu ijwi ryanjye. Ukuri. Ukuri ni iki se? Ukuri ni iki? Dore umugore wa Pilato yari ari kubireba yari yarayarose nabi. Umugore wa Pilato yabonye nyina wa Yesu ariwe Mariya. Ibi ni ibyabaye. Yesu bamugarura hano. Imfungwa yanyu ndayibashije. Ariko mbonye nta cyaha kimuhama gikomeye wana. Pilato nayo yarebye Yesu abona nta kintu kizima cyatuma yicwa. Nuko yiyita umwami. Twese nitwiyita abami bagasobanuye. Uyu niwe munyegalilea sibyo? Ubwo rero mumushyire Herode. Herode ariwe bavugana. Herode wari mucira urubanza. Guverineri mumushyire Herode. Ngiye mumunkura imbere. Nimba ari umunyegalilea mugende namwe mucira urubanza ngiye nta cyaha mubonye uko. Yabikoze kuko n'umugore we yari yamubujije aturiye munyegalilea ntumucira urubanza. Umugore Pilato yabonye n'umuntu abona nta mpamvu yatuma mukatira urwo gupfa. Aravuga ati umusubize Herode. Yesu abayobozi baramuhererekanyaga kuko babonaga nyine nta kintu kizima ari kuzira. Yaravuze ngo yasenye inzu akayubaka. Yarayisenye se basi munanira kuyubaka. Bamushinjaga ibyaha biri bizarre. Dore Herode bamuzaniye Yesu. Uyu se? Uyu niwe Yesu w'i Nazareti ni Herode. Ngo ceceka. Herode. Ese kuko ngo abahumye ubasha kubahumura? Ngo ni Herode. Ngo n'abapfuye ngo urabazura we.
batangira kumushinyagurira bipfusha, nzurira n'uriya upfuye. Wumve, batangiye kumushinyagurira babigize komedoni. Herode Manhunt. In Magewurt. none se imbaraga zawe zikura he we? Wumve, bamubazaga ubugoryi akicecekera. Ant uti alla duta terre. Ese niweho wavutse ngo warahanuwera? Wumve, Bigema. nsubiza. Yesu afite ukuntu wamubazaga ubugoryi agaceceka. Uri umwami, mubazaga ubusa agaceceka akakwihorera. Yabonaga bari kumukiniraho. Mahadli. None se ubwo nimba uri umwami nge ndi iki? Davud linafla. Wankoreye agatangaza gato se nkareba. Ubu ni Herode. Yesu araceceka. Steven Baldek min. Ewa, iki kigore kimukinkura imbere. Na Herode yabuze icyaha mushinja. Uyu mugabo nta cyaha mubona, ahubwo ngenda abona ari umusazi mumunkura imbere. Ubundi hari ibyaha nyine uri bumwe. Na Herode yararebye abona Yesu nta cyaha kiza. Herode yisubirira gusinda. Munzanira United Gin n'inywere. Herode nawe yabonye nta kintu amushinja. Nyine yabonaga ahubwo aravuga ati uyu muntu ni umusazi mumunkura imbere. Ariko abatambyi bari babikomeyeho. Umugore wa Pilato yaje kureba Pilato hano. Pira, Quid est veritas, Claudio? ukuri ni iki Claudia? Dis. Em conoscis quando dici. Ese iyo umuntu avuze ukuri ubasha kubimenya? Yego, ndabimenya. Numet tu. Ese iyo bavuze ukuri ntubimenya? Gute se? Potes mi dicere. Wambwira. Si non vis veritatem audire, nemo tibi dice. Ukuri nimba utabasha kukwiyumvamo wowe ubwawe ngo ukubone, nta n'undi wakukubwira. Ukuri yakomeje gutekereza ijambo Yesu yamubwiye. Urashaka kumenya ukuri kwanjye uko ariko? Supprimebam in ex stazione remota 11 annos. Maze imyaka 11 mfunga abigometse ku bwami bwacu. Ciu Caiafam seditionem initiatur. Uyu mugabo ni namucira urubanza, Kayifa araza kwigomeka. Discipuli eius initiatur. Kandi ni mucira urubanza abayoboke baraza kwigomeka. N'ubundi amaraso araza kumeneka. Bismonuit. Kandi Kayizari yarambushije ngo singateza akavuyo mu gihugu twakoronije. Vit sanguis erit meus. Kuko yaravuze ngo nongera gutumara amaraso ameneka mu gihugu tuyoboye, amaraso azakurikirana ayanjye. Pilato ari hano. Domne, Herodos nolvi. Herode wa mugabo yanze kumukatira urubanza, none baramukugaruriye. Nyagasani, Supplementum novum. turaza gukenera abandi basirikare kabisa. Seditionem. Sinshaka guteza akavuyo hano. Seditio iam est. Akavuyo kamaze kuba n'ubundi. Nyagasani, akavuyo kamaze kuba. Hey! Abasirikare b'Abaromani bariyongera. Urubanza rwa Yesu rwateje akavuyo, abantu barahurura. United Gin baze ko icyo gihe Pilato iyo mbere yo guca urubanza niko kantu babanzaga kumusukiramo. Hey! Kandi Pilato buriya ngo yari inzobere mu bintu byo kumenya icyo kunywa kiryoshye, nawe yanywaga United Gin. Herodos Malaka, la cascas din benas na. Herode yabonye uyu mugabo nta cyaha afite. Wana la casca Nanjye uwo Yesu ndabona nta cyaha afite. Bararakara. Wapi abantu niba bihari hashize iminsi 5 Yesu bamwakiriye nka Messi. Mwese mugabanya akavuyo. Rebe. Uceceke. Ese nta nubwo mucyubaha abayobozi bacu b'Abaromani? Batangira guseka Pilato. Pilato baramumwaje. Ilkom di kursana, accessibility. Kuko mubizi buri mwaka mbarekurira imfungwa. Kian anakna nakaksim bait es. Ubwo butubitse umwicanyi ruharwa Baraba. witwa Barabasi. Baraba Amaji. Amaji baramuzana. Mbona ariwe wita ngo ni Baraba. Nimba ari ukubera iki? Baraba ngo yari igisambo cy'icanyi ruharwa. Bagikurayo. Hey, turi ngiki cya Baraba. Eden man bain Anton di accessibility. Muhitamo hagati ya Yesu n'uyu Baraba. O Yeshua.
abe Yesu cyangwa uyu mwicanyi baraba turekure nde ngo ntago ari Mesiya n'umwiyitirira n'uwakana Imana ikiruta murekure umwicanyi wacu baraba ngo Yesu mumufunge. Nyagasani baraba arumirwa, baraba nawe yarumiwe n'ukuntu yari umwicanyi yaramaze abantu kubona abaturage bavuga ngo bamurekure ahubwo bafunge Yesu. Yesu utaragize umuntu yica. Unyumvira ukuntu abantu ari babi. Pilato biramucana. Tongera nsubiremo ikibazo hagati ya Yesu na Baraba, ndarekura nde? Rekura Baraba. Nyagasani abantu ni abagome. Baze ko Yesu utaragize umuntu wana ndiniga yanyu ariko uwo ni Baraba. Murekure Baraba. Baze Baraba wisha abantu. Baraba wacapuraga amasakoshi n'icyo gihe yaranabanigaga. Murekure Baraba. Wana ndakunzwe kuko abaturage mfite hiti muri rubanda. We mundekure, mfite hiti wana, mfite hiti muri rubanda mundekure. Baraba n'ururara yanywaga n'ibimogi, yafataga no ku ngufu. Dore ukuntu areba Yesu, nawe yarebye uyu mugabo umusimbuye, ariko ubu we nturi umwicanyi kundushara, ubwo ari weho basigaranye buriya ntundusha ibyaha. Cya Baraba cyagiye nacyo kireba Yesu kikagira ubwo bandekuye ndi umwicanyi, menya uyu bazanye bagiye gufunga ari we mwicanyi mubi cyane. Dore Baraba. None Yesu se mukoresha iki? Mumubambe Yesu Kristo. Pilato yarikanze ngo bamubambe. Yesu atuje araceceka arabumva. Mama we yararebaga. Mumubambe. Induru bari gukoresha, umunwa bari gukoresha no mu minsi 5 ishize ngo bari gukoresha. Oya kiye kumukubita nyuma tumurekura, ariko ntabwo twamubamba. Urabizi mumukubite cyane, ariko uyu mugabo ntibamwice, mumurekura atahe. Uwo ni Pilato. Pilato ntabwo yashakaga ko Yesu bamukatira. We ntiyarazi n'ibyo bapfa cyane ko we n'ibyo yitira ngo ni umumesiya. Abaromani uwo mesiya ntibari banamuzi, bisengeraga iki? Ibigirwamana byabo. Bari baraje gukoloniza muri Isiraheli gusa. Avuga ati uyu mugabo rero nta cyamubona, ariko mukubite cyane kugira ngo abamusabira gupfa bishime. Byibura bavuga ati reka twariraho. Yesu baje kumukubita. Abantu n'abagome. Yana reka dukubite. Tumukubite nk'abakubita ingoma y'abaporoso. Umva abasirikare. Nawe unyumvira amagambo mabi. N'abasirikare b'Abaromani babaga banisindiye b'abanyarugomo. Yesu ngo baje kumukubita. We bamwohereje ibigo bimeze nk'ibisare by'ibisazi bidakijijwe, bidasenga, bidafite ku mavuta, ngo ari byo bimukubita. Bakurayo iminyafu, bakurayo inkoni. Ibi ni ibyabaye. Twatangiye batubwira ati muri Yesaya hari haranditswe mbere y'ivuka rya Yesu kera cyane ngo mu bikomere bye niho twebwe twakiriye. Ndetse yashenjaguwe. Umutima wanjye uriteguye data, umutima wanjye uriteguye. Niyo magambo yavuze. Abatambyi bareba mugire kibantu Yesu Kristo. Hey! Barakubise. Ndagira ngo urebe ibyabaye kuri Yesu. Dore inkoni. Barakubise. Abaromani bari hano ubu n'abasazi barabyishimira. Barakubise. Barakubita. Bagiye kuri Yesu barakubita. Abatambyi bareba. Abatambyi bari mu mugongo uragenda ubibisebe. Bavunira mu mavi, uri kubona inkoni zo mu mavi. Abatambyi no bagize mu bwoba. Yesu barakubise. Kumbe hafi aho Satani yari ahibereye, byose yari ari kubireba. Satani yari ahari ari kubireba 5 kwa 5.
Yo. Yarakubiswe. Yarakubiswe koko. Insilla. Satis. Yarakubiswe. Mama ari kureba. Mama we Mariya yararebaga. Yesu arongera arahagarara. Ntabwo yigeze akuma hasi. Barikanga. Baramukubise kugira ngo agume hasi wenda agaragaza ko yakubiswe cyane. Arongera arahaguruka. Abagabo bamukubise nabo ubwabo bananiwe. N'abamukubise ubwabo bananiwe. Mutate flagelle. Agira ngo niba kubwira ngo Yesu yarakubiswe ngo agira gute batangira gukura imisumari tumukubita imisumari soya zana ko kandi turi inkoni bazanye zimwe ziriho imikasi ivanze n'inzembe ivanze n'amacupa byose bivanze n'utuyuyuzo mama yifata ku munwa bose nk'umubyeyi cyewe turi ngo nibagiye kumukubita barazikubita mu rubaho rukeguka yakasani turi inkoni bakwe wa mujinga w'imeza yanjye urayangisha turi inkoni bazanye mama yarikanze Yesu arareba niba kubwira ngo Yesu yarakubiswe cyane ndagira ngo ntukabyumve nk'uko bisoma ngo ugire ngo ni ya minyafu badukubitaga muri primaire yewe bari kumukubita noneho amacupa azirikiye ku misumari havanzemo n'inzembe hakeguka inyama dore ibintu Yesu bamukoreye barakubise abantu barikanga za nkoni zubura uruhu ntabwo ari inkoni ni ugushishura uruhu ntabwo ari inkoni bari kubaga uruhu bameze nk'abari kubagaho uruhu bakanaseka ni abarumani b'abasazi bari kweguraho uruhu mama we yarumiwe bamutegeje abarumani bameze nk'abasazi ziriya ngo ubwazo zana kwiyicira nyina wa Yesu Mariya yararebye aravuga ati umwana wanjye ryari hehe gute wahisemo ko ibi bintu bizakubaho mwana wanjye wabyemeye ute nuko Mariya yibajije ati mwana wanjye ese ibi bintu wabyemereye hehe kuzakira ko bikubaho sinzi ko ari umuntu wakwemera ibintu nk'ibi bishobora kwemera ati muzazana imbunda n'ubundi mu nda se nta ribi ariko dore ibintu bamukoreye imbavu bari kuzisatura umugongo bari kuwegura mama yarumiwe vuga ati mwana wanjye nibyariye ibi bintu wemeye ryari ko uzemera ko bikubaho yagasani mama yararebye biramurenga yarakubiswe mama biramurenga aba nk'ikinya buriya nubona umuntu agifite imbaraga zo kurira agasakuza ngo uwo muntu buriya aba agifite imbaraga hari ibintu bikurenga ukabura imbaraga zirira ukaba nk'ikinya Mariya yabaye nk'ikinya kugenda biramunanira binabone yara ntabwo bimwemerera no kubumbura umunwa biteye ubwoba aribaza ati mwana wanjye gutwemeye ko ibintu bizakubaho nk'ibi bakubwira ngo Yesu yaradupfire ntugire ngo ni kwa kundi umuntu kora impanuka y'imodoka agapfa bamurasa agapfa n'urupfu rw'agashinyaguro niko barwita birane nko gupfa gatanu bamwisha ahagaze ntabwo rwari urupfu rusanzwe impamvu urupfu rwe mukwiye kurwubaha Mariya Magadalena na waza hano Magadalena yaje hano Yohana nawe yarabirebaga nawe yabaye nk'ikinya
umugore wa Pilato nawe nk'umubyeyi yaragiye kuzanira ibitambaro abihereza nyina wa Yesu Mariya. Uyu ni umugore wa Pilato. Uyu mubyeyi niwe uza akababaro kundi mubyeyi. Yaraje amuhereza n'igitambaro. Ahita acaho mu marira menshi. Ibintu bari gukorera Yesu ntago ari ibyinaha. Sadis. We murekeraho. Undi ubwo ni mwamwishe dore umugongo. Ni inyama gusa. Ni inyama gusa. Abamukubise none ubo bananiwe. Bananiwe. Abamu. We mumuhindure. Ugire turebe. Bamwishe. Umugongo wose dore ibintu bawukoreye. Gasa n'imbavu bazikuyemo. Bakubita no ku ruhande rw'imbere. Gasani. Bakubise inyuma baharangije bajyana imbere. Yo. Dore ibintu bamukoreye. Yarakubiswe. Yarakubiswe. Cyose twatangiye batubwira ati Satani ariko acaho. Yarashenjaguye kubw'ibicumuro byacu. Arahondagurwa kubw'imyitwarire yacu mibi. Ngo mu bikomere bye niho twakirijwe. Ayo ni amagambo yanditswe na Yesaya kera ari guhanura ko Yesu azaza. Satani yari ahari n'umwana we, dore umwana wa Satani. Yo. Yesu yarakubiswe. Nimvuga gukubitwa kuri bya bindi umuntu avuga ngo yana ngo baramfashije ubundi bankubita ibibando ngo by'umugongo ngo ndikumva ntana kandagira neza. Yesu ko bari kumukubita agatangira kwibuka. Baramukubise atangira kwibuka. Abwira abigishwa bati isi yose ni ibanga. Muzibuke ko ari njyewe yanze mbere. Umvisha amagambo ya Yesu. Nawe ushobora kujya ubona isi yakwanze abantu bakwanze bose. Kandi mwibuke ko nta mugaragu urenze sebuja. Munavuge muti nimba ngiye baramondaguye cyangwa baranyishe mwebwe bazabakorera ibiki. Ariko ntimuzagira ubwoba kuko nzaboherereza umufasha. Uzabereka ukuri kw'Imana. Umvisha amagambo Yesu yabwiye abigishwa be. Uwazaba aturutse kwa data umufasha nzabasigira. Yesu ni amagambo yabwiye abigishwa be. Hano uruwaje kuri basanga Yesu bamu. We mwabigora kimwe muri kiro. Satis! Mandatum erat! Itegeko mwahawe ni ukumuhana bisanzwe, kumukubita bisanzwe. Niko Pilato yari yavuze. Non è un castigare usto. Ntago kwari ukuvuga ngo mukubite kugeza apfuye. Hano ibisirikare nabyo bitumva. Yesu yavuze ati isi yose ni ibanga. Mwe munkurikiye cyangwa abantu mwizera Yesu. Uzamenye ko isi yabanje kwanga Yesu mbere yuko yeho bakwanga. Kandi umenye ko nta mugaragu urenze sebuja. Yesu ni sebuja wacu. Twe turi abagaragu. None se nimba banga databuja twebwe bazatwanga bingana iki? Gusa none ngazatwoherereza umufasha ubwo no Umwuka Wera uzatwereka ukuri kw'Imana. Yesu byo yari yarabiduteguje ati nimba bankubita bano bana b'abantu ndenze mwebwe mutarenze bazabakorera ibiki. Sha noneho ndasobanukiwe koko. Twese yari yarabitubwiye. Noneho abantu banze Yesu se hanswe ngero kuri aho uciriritse ngute mutanya. Ariyo mpamvu buri gihe mbaha nimero ni 0785568331 ntimushyireho byibura buri muntu ubonye iyi filime nk'agacumi turebe kongira nije Pasika neza ugasanga ntimuyohereje. Kumbe na Yesu mwaramwanze nkanswe nge. Mama yarebye hano ahantu hamenetse amaraso y'umwana we. Aya bari amaraso ye. Aza kuyahanagura. Mariya Magadalena arumirwa.
hari ikintu ukabona nta kindi kintu wafasha umwana wawe usibye basi guhanagura amaraso ye bagize ahantu bamena. Ubwo Mariya nawe biba byamurenze depression zamufashe, abona nta kindi yafasha Yesu. Byibura kavuga atahamenetse amaraso yerekanye hanagure. Bya bigoryi birangije yana reka tumukorere n'agakamba ajya yiyita umwami. Noneho tunamwimike. Noneho agenda ayoborere rimwe. Gusa ayobashe inkoni y'icyuma se. Nyiri cyubahi baza kumushinyagurira. Ndebere gushinyagura. Rosa pulcherrima. Mani iryo kamba murifatisha umuneza ry'amahwa. Ihwa bakariseseka mu mutwe. Mumurebe umwami w'iminyorogoto. Reka tumuramye we. Umva kumushinyagurira. Ariko uzi kuba uri mu gahinda uri kubabara uri kuribwa. Umuntu akaza akakubwira amagambo mabi. Ayo magambo mabi abaruta inkoni. Inkoni yo ku mutwe hamwe hari ikamba ry'amahwa. Nyagasani. Mariya Magadalena nawe kuyu mwitero. Baza guhanagura amaraso ya Yesu. Biriya nta kindi ni ukubura ikindi bamufasha. Hamwe ubona nyine nta kindi wafasha umuntu ukavuga ati reka musengere. Basi nanjye batanyoreza amafaranga mujye mu nsengere. Katurore. Ibyo byose byarabaye. Ndagira ngo ubutane wongera kumva ngo Yesu yarakubiswe. Ukabyumve nk'umugani. Mariya Magadalena yatangiye kwibuka Yesu aho yamukuye. Umunsi baza baje gukubita Mariya Magadalena Yesu agaca umurongo. Agatangira kwandika mu butaka. Bari bazanye Mariya Magadalena bavuga ngo ni indaya. Ngo bamusanganye iki n'iki ngo hari gushya. Yesu atangira kwandika ku butaka. Bari baje kumutera amabuye. Yarababwiye yanditse ku butaka ati utarasamba naho utarakora icyo cyaha nabo wa mbere kumutera ibuye. Bose basanga amabuye bahise bayajugunya hasi. Ngiye haraye hanahiye. Ejo harahiye. Nanjye higeze gushya. Habuze n'umwe umutera ibuye. Habuze n'umwe. Ni nk'uwazana umuntu i Kigali njya mbona mucira abantu imanza ngo uriya mukobwa yitwara na bari abazimucira nibo babi. N'ababikora babitekereje. Ubundi ubu muri Kigali ninjye wemereye kuba natera abantu amabuye. Nk'uyu munsi ugeze bakavuga tutarahatwika natera ibuye. Ushobora gusanga ari njye Kigali warekura ibuye. Mariya Magadalena yibukaga aho Yesu yamukuye. Yamutabaye ari igicibwa. Ari umuntu bagiye gutera amabuye ngo bamwice bavuga ngo ni indaya bamucira urubanza bose. Yesu amugirira impuhwe. Aravuga ati nabariya bose nabanyabyaha. Yesu ntabwo avuze ngo utarasama, aravuze ati utarakora icyaha cyari cyo cyose. Mariya Magadalena arabyibuka. Yesu yamukuye mu migi nateze. Nawe uri kureba iyi filime uri indaya. Ewana waradandaje amagara. Uri kiki? Nawe Yesu abagufitiye impuhwe abakubona nk'abo bose bandirega ntaga kurutisha abandi. Nawe uri nk'abandi. Nta kibazo. Dore ngo baranywa inzoga bakamuciraho. Si bamaze kumukubita urubanza rwarasubukuwe. Pilato avayo yari yagiye kwiruhukira. Dore ibintu bamukoze. Bamwambitswe. Pilato yarikanze. Yarebye ibintu bamukoreye. We bira n'ibiki mwamukoreye? Pilato yarababaye. Yavuze ngo bamukubite biraho. Dore ibintu bamugize. Amuzana hano bamukubitaguye yabaye inyama n'inyama zigenda. Abagore bari hano bafite imitima yoroshye. Yesu Kristo turi ibintu bamukoze. Mwese mucacake mu mubambe. Izo nkoni ntabwo zihagije. Mu mubambe ubugome bw'abantu abasakuzaga mu mubambe. Pilato yarumiwe. Wagira ngo Yesu yari yarabiciye. Ese bino namukoreye ntabwo bihagije mumurebe. Ariko wamubambye ko aribyo twagusabye. Agasani Pilato arumirwa. Pilato yumvaga ko namwerekana asa yuzuye inkoni n'ibisebe. Abantu bari buvuga ati sha turamuhamije basi najyaniraho. Ariko abaturage bati ni mubambe. Bambe umwami wanyu. Twebwe umwami tuzi ni Kayizari gusa. Umva shaze. Vugana nanjye. Mfite imbaraga zakubamba cyangwa zakurekura ugataha. Yesu aramureba. Weho nta mbaraga nta bushobozi umfiteho.
nubwo bubaraga wumva uri kwiratana ni ubuturuka hejuru kwa data kuko imana niyo yakumpaye ariko ufite icyaha gikomeye numurekura akagenda guverineri ubwo nyine ntabwo uri buze kuba uri inshuti ya Kayizari bosi wawe gusa yarabwiraga atuye ni imana yakumpaye we nta mbaraga umfiteho umubambe akareba umugore we Pilato umugore aramubwira ati uriya mugabo ntumukatire Pilato bamushyizeho igitutu bamukangisha na Kayizari sebuja intambara itangira kuba kandi Kayizari yaramubwira ati mwigaragambya ahantu twagiye gukoroniza ntikabe ibyo bintu nibikomeza kuba amaraso azameneka n'ayawe Pilato Damate fascineroso! turi intambara Pilato yatumye amazi imbere y'abaturage Pilato yatumye amazi imbere y'abaturage ko asuka amazi Yesu yatangiye kwibuka ifunguro rya nyuma yari yasangiye n'intumwa ze cyangwa abigishwa be niyo Pilato yarakarabye intoki Antun teheon di băiniță de avudule Antun. Anazakumin. Amaraso y'uyu mugabo ndayakarabye umenye ko ari mwe mu mwibambiye ngiye nta mugo bizambarwaho niyo magambo Pilato yavuze wana uri gutinda ahubwo asani madamu Pilato yise acaho Pilato no yari yashyizweho igitutu nakundi byari kumera Abenaderi kora ibyo bifuza ubwo nta kundi ibyo bifuza nuko bamubamba nuko byatangiye baratangiye bajye kumushyingura Nyagasani igihano kirakaswe dore igiti bagombaga kujya kumubambaho barakizana hariya buri umuntu yikoreye umusaraba we niryo tegeko ry'isi buri muntu ibibazo byarabyimenyera hano hari uwaje kumutwaza umuhini muremure bari mumambeho nawe bamuha umusaraba we ndi umugaragu wawe data wamugenga baraguha umusaraba ukawuyambira ukawishimira wabwiye Yesu tugende Yesu bamwikoreje umusaraba we n'abandi barara bari bahari bikorera iyabo katurure gusa batunguwe nuko babonye umusaraba wikorera yishimye katurure ubundi ibibazo byawe uri muri isi njya mbona hari abantu bacira abantu imanza ngo runaka nta kintu ajya adufasha nta kintu yagufasha Yesu yikoreye umusaraba we ibibazo bye arabyimenyera niko bigenda umusaraba barawugwaga ukipevera ibibazo byawe n'imiruho yawe nta mugabo utwaza undi umuruho uyu uzabirebe neza nk'umugabo wawe arwaye shaho ntago wamubwira ati ubwo buribwe ufitemo aho nka 50% mugufasha wapa umuruho urawugumana yarebye inzira ari guca bamukubita hari yashize iminsi 5 aca bamuramburira amashami bamuvugiriza impundu kumbe umuntu uvuza impundu ni nawe ukuvugiriza induru Yesu yanyuze muri ya nzira yanyuzemo yinjira muri uyu mujyi Yerusalemu barambura ibitenge basasa imyenda bavuga ati dore umucunguzi dore Mesaya basatsa za mashami barambika hasi iyo nzira ari gucamo bamukubita bamuvugiriza induru ngo ngicyo aho giciye aho yacaga bavuga ati dore Mesiya wacu yinjira muri mujyi baravuga ngo mbega Yesu ukuntu afite na fresheri ni bogari none dore mu mitsi
munsi yo kubambwa kwe ngo dore ngikiri uko gisa. Yumvira abantu akanwa ngo kuvugiriza impundu ni nako kakuvugiriza induru ejo iyo byakomeye. Buri umuntu nakubwira ngo aragukunda zamaze ati subwo uzankunda kugeza ryarira hari igihe bari ibyako kanya gato. Buri kuntu bagiye bamukubita akabara gafite baramukoraga akagwa butosha yo dore umugongo ku giti. Turore bakubwira urupfu rwa Yesu akagira ngo ni urupfu bimwe umuntu acaho gutya akahita apfa, cyangwa yaryamye bucya yapfuye, cyangwa yakubiswe inkoni ngugire ngo ni yaminyafu. Yarashenjaguwe uko Yesaya yari yarabihanuye, yarashenjaguwe kubw'ibyaha byacu. Turore shenjagurwa ari kuri kubyumva. Zafata itasu yikubite hasi urebe ukuntu gashwanyuka mu ducece kuri yagushenjagurwa. Ibyo bamukoreye yo bamwikoreje umusaraba, nyina aza yiruka we na Yohana na Mariya Magadalena. Dore inkoni, dore ikiboko ewan yakubiswe. Ariko uzi kubura umuntu w'umugabo barega barakanagukatira igihano runaka ahantu kukunyuza mu mujyi ngaho Nyabugogo abantu bose bakorera dore ngicyo bakubita bagukatisha andi dore ngicyo nicyo gisebo ugapfana nacyo abari kukwica kabiri. Yeah. Mama ngo ni Yohana. Mama byari byamurenze gupfa ko nta muntu udapfa, ariko Yesu urupfu yapfuye ni rubi cyane. Yo Mariya byamurenze yabuze n'imbaraga zo kurira. Hari igihe ibintu bikurenga ukabura n'imbaraga zirira gaceceka kumva ubaye nk'umusazi. Mariya byaramurenze ibyo ari kubona ntabwo ari kubyumva. Turi kiboko shawuse sha yari yanakoze iki nabo ntacyo bazi. Kajya avuga ko azaba ari kumwe n'Imana ngo bari guciringa yicaye iburyo nta mbaraga. Dore umusaraba ukuntu mwikubita kuri rya kamba ry'amahwa, ubwo niko amahwa yinjira mu mutwe. Yo mama Yohana Yesu baramukubise atangira kwibuka Yesu akiri akana yaragwaga nyina akajya kwiruka akajya kureba umwana w'ukuntu bigenze. Nk'akana kose kaguye Mariya nibyo ari kwibuka. None ari kugwa ikiboko kimuri ku mugongo. Iyo Yesu yagwaga akiri umwana mama yazaga yirukaje kumubyutsa. N'ubu yaraguye Mariya ari kwibuka. Yeah. Yaje kubyutsa umuhungu we. Ndi hano. Yaje kubwira Yesu ati ndi hano. Na kera niko yamubwiraga ati mwana wanjye ndi hano. Ndi hano. Mama, ibintu byose ngiye kubigira bishya. Niyo magambo Yesu yabwiye mama we. Ku ibintu byose mama uri kubibona ngiye kubigira bishya. Yesu ibyo byose babimukoraga we azi icyo ari gukora. Ibintu byose we yaravuga ngo ngiye kubigira bishya. Ibintu byari lokale. Yesu yabwiye nyina ati ngomba kubigira international. Yabwiye mu ijambo ati mama we urebe ibintu ngiye kubihindura bishya. Veamos. Ila questa. Uriya mugore ninde? Uriya mugore ninde? Ila mata Galilea. Uriya ni mama w'umunyegalileya. Tugende. Yesu kumwita umunyegalileya cyangwa umunyenazareti ntugire ngo nukunda karitsiye avamo, ahubwo ni ukumwita umunyacyaro, umujangweri. Kuko ahantu hari mu cyaro hari kure ya Yerusalemu. Yene ngo kumwe bavuga atari ko muntu wigize wa danje. Uriya munyagitarama, igitarama ariko ni hafi gusa nihe kuri. Ni ahantu hari ubukerekero u Rwanda rwose ubu rwabaye umujyi nta hantu wapfa kuvuga ngo ni igiturage. Nyine kumwita umunyenazareti umugalileya ni nko kuvuga turiya muturage wa za Galileya iyo aho bitabera nicyo bashaka kuvuga.
ntugire ngo nuko karitsiye yari iryoheye kuyivuga ashaka kumwita nk'umunyacyaro nyine nk'umujangweri turore Yesu kumije imbere hakurira umugore wumvisha urusaku urumvisha urusaku hano bebe suka amazi nturire mwana wanjye umugore uri hano ntabwo tumuzi Pilato byose arabireba byose Pilato yarabirebaga Yesu bamunyuza mu mujyi bamusohora hirya bamujyana hirya no hino baza nayo kwikorera umusaraba uva nka Nyabugogo zamuka umuhima gake gake wakubiswa n'ikiboko kikuri ku mugongo ugiye nka za Kabuga kugira ngo wumve uburemere bwari bubirimo turi kiboko we muri impumyi ntabwo mubona ko adashoboye kugenda mumufashe hari ibigoryi biri kumukubita ntabwo bibona ko umusaraba atagishoboye kuwuheka akawugeza aho agomba kujya byo biri gukubita gusa ngo niyikorere hano hari umugabo waje ari kumwe n'akana ke kana kararira wowe Hita vayo hano أنت Alka ما بقاه مني murashaka iki حبل بنار uyu munyabyaha حل المنسف umusaraba wamunaniye kuwikorera ugiye kumwikorerera ليك خذي تيشارت iby'imisaraba ye nabyimenyere ntabwo bindeba njye se nakoze icyaha we uriya mugabo ni umuntu mwiza genda umufashe Heamos genda umufashe abagore baramwohereje ati genda umufashe ni umuntu mwiza ينزكوه وين ساتسلافا يناش مثل الشر genda inzirakarengane muri guhatira kwikorera imisaraba y'abanyabyaha قويه ولا umugabo yaje hano reba uyu muntu aje gutwaza umusaraba ninde vayo barebye ikigabo cy'igisore kiri aho gikorera umusaraba waguremereye mu nsheri fata uruhande rumwe ijisho bari barimenye nta mbaraga yari afite ufashe uruhande rumwe na Yesu azafata urundi ruhande nta kabaraga Nyagasani ibi ni ibyabaye ndagira ngo mu gihe twizihiza Pasika ndetse mabwira Pasika nziza mwese bari kureba iyi filime yarebanye n'uyu mugabo mu maso umutwaje umusaraba bakomeza imbere ndagira ngo mwe mwizihiza Pasika ivuga izuka rya Yesu n'iby'urupfu rwe umenye ati ese rwari rupfu ki ni urupfu rusanzwe barakubitayo Nyagasani abandagaranaga agafungisha umutwe feri nawe ndebere filime baturage mwamuretse ariko abaturage baje kwitambika nawe yari afite abayoboke be bamwemera bagakubitwa kwerekana umugore waturutse hirya afite amazi abona Yesu ari gukubitwa umugore afata amazi hano Yesu yari afite abayoboke kandi hari higanjemo abagore cyane buri abagore bari mu bantu babasha kumva neza buri abagabo ari ukuntu mufunze umutwe kuko bari mu bantu bumva abakozi b'Imana iyo tuvuze tubabwiye ikintu bavuga ati ko kuriya muntu afite amavuta ibyo avuga nibyo ariko abagabo kuntu mwumvamo mutinze kwereka umugore yazaniye Yesu amazi hano nyemerera Nyagasani nyemerera umugore waje hano yamuhaye umwenda yihanagura mu isura yuzuye amaraso arangije amuha amazi
bamuha amazi barayamena nawe undebere warasana jibu hano jibu uyiha Yesu waciye kuri igiki vano genda nawe undebere barakubita bamutejeje no kwisomera kuri jibu Yesu kibura yaragira impuhwe n'umugira neza katurore barakubita agira umufasha wa mugabo yarabirebye urukundo umuntu bari kumukubita bebe bakubitaga Yesu bari basinze hari muri weekend n'abaromani basinze we murekera wa mugabo yaje murekera ariko kumukubita murekera we mureke wenyine mureke wenyine wa mugabo nimutarekeraho kumukubita umusaraba ntago nongera kuwumutwaza ntitaye ku bw'ibyo muri buze kunkorera bari basinze abasirikare ibuke hari muri weekend hari kwa kangahe ikiriki we ntago dufite umunsi wose muze tugende tumubambe hanashye gauterura wa muyahudi we bano bari abaromani yaje kwikorera umusaraba Deus robustíssimo. Komm, Kaiser Thermo, komm! Vamos! Ja. yakomeje imbere umugabo niwe umutwaje umusaraba ameze nk'umuteruranye n'umusaraba ahubwo akabaraga musozi akabaraga byageze umugabo amera none nkahamuhekanye n'umusaraba harabura gatongo tugereyo haguruka harabura gatongo tugereyo iyo magambo umugabo mutwaje umusaraba yamubwiye dore kuri wa musozi biberaho hariya niho byaberaga mwarabyumvisha avuga bivugwa nako
uzakunde mugenzi wawe nk'uko wikunda Na amerlko. ngo wanga umwanzi wawe ariko ngenda babwira nti Tehevun le. ukunda umwanzi wawe Titsalon le rada feku. ndetse usengere abo bakwanga niko Yesu yigishaga Dihem tehevun. kuko nukunda bagukunda gusa Matabdina. none si inyiturano yaba birimo ni iyihe n'umugizi wa nabi akunda undi mugizi wa nabi Yesu yarabwiraga ati we nabo bakwanga ujye ubasengera ibyo we yigishaga bakwereka umugabo yikoreye umusaraba awikorerana na Yesu icyarimwe byibura mugeze kuri uriya musozi n'ubundi aho kugira ngo umuntu akomeze ababare gutya bwicira utayanaruhuka akipfira byibura hamugeze vuba katorore yarakubiswe kubitwa n'abasirikare b'abaromani b'ibigoryi bisindiye badafite ikintu bitayeho gusa ku musozi siwe wenyine wari wagombaga kubambwa ibyaha barara bo babikoraga buri munsi yewe abagara abarara benshi barakoze ibya arakubitwa ugeze ku musozi ngira ngo urebe filime Nahu ra'ayatala. Yesu akavuga ati ndi umwungeri mwiza Tehav ala natha. nshobora kwemera ngatanga ubuzima bwanjye kubw'intama imwe Mishmiti mini. nta muntu wantwara intama yanjye La mini ana. Ithaba yadai lemeva. Wabayadai matav. Milkaha. ko nigifite imbaraga izo intama kuyitererana cyangwa kuyizamura Namina ba. iryo ni itegeko nahawe na data ni umwungeri mwiza ugomba gutuma nta ntama n'imwe imucika ahubwo yakwemera akanapfa kubw'iyo ntama intama ni mwebwe muri kureba iyi filime garo kubanga abashaka barokore abayisilamu abasenga ibiki oya nta muntu n'umwe nta ntama n'imwe abashaka ko yamucika ntizagere mu bwami bw'ijuru ngo yakwemera akanapfa niyo mpamvu yemeye gupfa niyo mpamvu bamwita ngo ni umwungeri mwiza cyangwa se umwungeri ubundi yitwa umushumba Yesu niwe mushumba mwiza tuzi sinzi abandi ahantu akuye agatitire barakiha nabamusigariyeho we uzi ko ari byo nibyo gabura nanjye ndi umukozi w'Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi ibanga rikomeye uyu amaze kugeza uyu musaraba baramwirukanye gurukase nubwo babona ko nta mbaraga afite guhera ejo ninjoro akubitwa ataruhuka byari bigeze undi munsi guhera n'ibibazo guhera ninjoro kubitwa bugacya bukongera bukagera umugoroba wundi munsi nta kurya nta kunywa ari ukurya inkoni gusa n'ingumi n'imigeri gusa umugabo watwaje Yesu umusaraba yaje hano turi kuri wa musozi umugabo watwaje Yesu umusaraba kize hano yagiye arira Mariya Yosefu nako Yohana baje hano Mariya Magadalena na Mariya nyina wa Yesu haguruka nyiri cyubahiro mva kumushinyagura bamwitaga nyiri cyubahiro ntago tugufitiye umunsi wose wo kugutaho haguruka haguruka nyiri cyubahiro katorore guruka nta mbaraga yari afite zo guhaguruka byari bigoye guhera ejo ninjoro ntiyaryamye yarakubiswe gusa byari bigeze undi munsi nimugoroba katorore nta mbaraga bamuciriyeho imyenda ibaza umuntu w'umugabo bamuciriyeho imyenda asigara na boxer imbaga y'abantu kugira ngo urebe ukuntu bashinyaguriye umuntu
bageze no mukuramo imyenda. Mama arareba yumiwe, yabuze imbaraga zirira, yabaye ikinya, barakubita. Reginovi! Barakubita bashinyagura. Ostentador stultus! Antundre ai. Yibutse abwira abigishwa batuma muri inshuti zanjye. Nta rukundo ruruta kuba umuntu yatanga ubuzima bwe kubw'inshuti ze. Niko Yesu yabwiraga abigishwa be. Atuba muri inshuti zanjye kandi nta rukundo rubaho ruruta urwo kuba umuntu yatanga ubuzima bwe kugira ngo apfire inshuti ze. Yari abizi ko ubuzima bwe azabutanga bwanyu mwese. Ntibyabaye ku musozi, bamuciriye urubanza barareba ni b'abafarisayo b'abatambyi babakoresha bikoro n'iki n'iki, bari babirimo cyane cyane, baza kumushyira ku musaraba bamubambe. Ndagira ngo nuzajya wumva ngo Yesu yarabambwe tazumva ngo nakantu rukundo iryo jambo nabonye muri Camazi. Ndagira ngo mbikwereke ukuntu byabaga byifashe. Iyi ni filime ishingiye ku bintu detaye ukuntu byagenze. Bazana umusumari wa 30 bashyira mu kiganza. Hey! Kom, Hatsman Rav. Ai. Yesu yabwiraga abigishwa bati sinzatindana namwe. Kautum nem haki. Kuko ngiye waho ngiye mwebwe ntago mwashobora kujyayo. Til komara hem haki. Ita. Itegeko mbasigiye nyuma yuko ngiye. Hithe hivo denale. Muzakundani. Kokavel den. Kuko nanjye nabakunze. Niryo tegeko ryonyine basigiye. Tun. Umwe muri mwakunda undi. Hivo lukom. Niryo tegeko mbasigiye mugomba kubahiriza. Ese iryo jambo Yesu yasize abwiye abigishwa be namwe muri kumva iyi filime mwiyita abantu mu mwizera murarikurikiza. Ajya gupfa yaravuze ati aho ngiye ntago najyana namwe mwe ntimwahashobora. Kandi koko hari ahantu biriya bintu bari kumukora sinzi ko nge sinabishobora. Nawe nuko Maha amaninbi. mwanyizereyemo. Matenda wundi ehwe ana. Murabizi ndi inzira. Koste. Ni nanjye kuri. Haya. Ndetse ndi n'ubugingo. Laite nashalabale. Nta muntu wagira kwa data atanciyeho. Ntibibaho. Nimbuze ngo uzagera ku Mana udaciye kuri Yesu. Inzira yo kuri n'ubugingo. Bamumenye nyine mwamenye inzira yo kuri n'ubugingo niyo muzacamo. Yesu bageze hano baramukurura babona. We akaboko ke ntago kari kugera ahantu twacukuye umwobo. Urabizi mukazirike tugakure. Urebe akaboko ntago kagera ahantu hari umwobo baterera umusumari. Urebe. Urebe. Kaboko baragakura kugira ngo kajye Yesu Kristo we. Kaboko baragakuye kugira ngo kageraho baterera umusumari mu mwobo. Turashize. Yaravuze ati data bababarire. Bababarire. Abamujombaga imisumari umva amagambo yabavugiraga. Ati Mana bababarire. Ibaze uwo mutima. Umuntu ari kukwica, ari kukujomba imisumari. Wewe uri gusakuza uvuga ati Mana mubabarire. Mubabarire. Yohana yarabyumvaga byose. Anabireba. Rukundo Yesu yarafite nago rwari rusanzwe. Ibaze umuntu ari kukwica ariko uri kuvuga ati Mana uyu muntu uri kumemukira wambabariye ukamubabarira koko. Niyo magambo yavugaga. Mama warareba yarumiwe. Abona umwana yibyariye ntasanzwe. N'ibintu bari kumukora ntibibaho nibisanzwe. Musa. Yazana umusumari. Kubita umusumari. Kubita umusumari. Niyo mpamvu ntajya njye imbizi n'abafundi. Ba Kireti n'abandi. Kareka. Ba Doni. Abatambyi barabireba. Mana bababarire kuko ntago babizi ibyo bari gukora. Hey, aspicite caniculi. Evertite tignum stultus. We muhindura umusaraba wana hari ukuntu umusumari utari kwinjira neza. Dore guhindura umusaraba. Dore ukuntu bahindura umusaraba. Rebere nawe. Baramweguye ari ku musaraba bamubambye. Urebe. Buri umusaraba nyina arareba. Urebe. Bari kurira hasi amanzi isura mu mabuye. Habuze gato. Habuze gato. Hey.
mama yari yikanze habuze gato ukuntu bamutendetse. Uyu ni Mariya Magadalena yabuze ari indaya atabarwa na Yesu amushyira mu buzima busanzwe. Nawe wa mukobwa uri indaya, turi kukureba uri kureba iyi filime. Yesu nawe rigara kuza aragukunda, kandi icyo cyaha nta nubwo kirenze kuri Yesu. Buraya bwahozeho yahoze kera babarira indaya zinakurenze. Do musaraba bagabo bararibye barikanga. Umuntu bavuze ngo babambe ngo bice bari kuvuga ati Mana bano bantu bari kumemukira bababarire kuko batazi icyo bakora. Cyo afite ikintu bita urukundo rudasanzwe. Yasize abwiye abigishwa be n'abandi bose ati dore ngo barongera bakarikurira hasi. Imbaraga bafite. Abatambyi bakuru barareba barangije bashyiraho n'icyapa cyo gushinyagura. Kabulule. Akakomeza yibuka abwira abigishwa ati mufate uyu mugati muwuryeho. Babere nk'ikimenyetso cy'umubiri wanjye ugiye kubatangirwa cyangwa ugiye kubabera igitambo. Yohana ibyo byose arabyibuka ko Yesu yajyaga abaha umugati mu minsi ishize abwira ati uyu ni umubiri wanjye mujye mubikora munyibuka. Cyane cyane ubwo yavugaga kuri Pasika, ari nawo munsi turi kuri Pasika. Meze bite? Baramumanitse. Nyina areba Mariya kubumbura umunwa byamunaniye, yumiwe. Hari igihe ureba ibintu ukavuga ati ndi kurota ndikanuye biri kuba, ukabura ukuntu ukabura reaction n'imwe ukora usibye guceceka ukareba ugakanura gusa. Ibyo byarabaye. Shengezamo hano niza.